Isabelle uzanyigishe gusirimba. No kwigisha se gute? Oya uzoshiramo nk'agasirimbo rimwe ngo tugende gutya. Gira gutya turebe. Ugiye gutya. Zamura amaboko. Ayiwa zafuye. Muraho neza nshuti bavandimwe, ndabaramukije cyane kuba tuye ku migabane itandukanye y'isi, abari iburasirazuba n'iburengerazuba, mbahaye yambu cyane nari mbakumbuye, nari maze iminsi ntakora kubera hano hanze hari akantu bita kavura, twagwaye twa grippe ariko ntabwo ari cyane, turashima Imana ko turi bazima. So ahangaha nkaba ndi kumwe n'abadamu beza cyane bafite ibikara byiza cyane. Turi kumwe hano n'umudamu mwiza cyane, urakaza neza nawe. So reka uyu muvandimwe abanza twibwira ku bantu badukurikiye, ku bantu batamuzi, kugira ngo dukomeze ikiganiro. Mwakoze cyane, mbahaye ikaze nanjye kuri channel Isabelle twashimuse. Nitwa Lina Mukundwa, Nyabicece, nkaba ndi umudamu, mfite umugabo umwe w'umunyarwanda, nkaba mfite n'umuhungu w'umumetisi. Wow. Imana iduhane umugisha. Amen. Nese umumetisi yavuye ko n'umwana w'umunyarwanda. Turi imvangega. Yego. Hari umunyarwanda kandi umunyamurenge tukabyara metisi. Yo. Okay, urakoze cyane mama. None iryo zina Nyabicece ryavuye he? Yavuye ku bicece Isabelle. Uko ntazo habona. Ese hari ibicece biba he? Kimwe kibaha. Ikindi mu mugongo. Hano ni amapfufu. Amapfufu ni amaki? Kwisobanura. nangiye kumukora ntapfagira ntagicece agira ari straight. Nukuvuga ngo Aline afite ibicece hano mu nda. Ngo ageze ku gicece cya 4. Bigira ama etage. Aho gurabizi cya amaterasi ndingani. Yego. Noneho akagira ibirokoroko. Ibirokoroko ariko ibirokoroko gabyo ni byiza. Ibyo gasi ibintu bibi. N'umuntu wese ubifite agomba kuba ari mwiza. Wow. Hakagira ikindi kibi. Ifufu ni beni. Ni kino kibyimba kiri hano. Mama Isabelle, ngo ni kino kibyimba kiri hano. Ndi kubona habyimbye dore ni yego. Okay. Niyo mpamvu uri Nyabicece. Yes. Uraryishimira. Icyane. Urarikunda. None ko ariko Imana yabonye nyine Niko Imana yakuremye. Urabyishimiye cyane. Nese nk'abadamu babifuza nko kunanuka, wababwira iki ko wowe wishimiye ukuntu umeze? Kunanuka ni byiza, nanjye nzabyishimira, mbonye naho mbigura nabigura, ariko nyine mu gihe bitaraza umuntu agomba kwakira uko ameze. Yego. Ugomba gushima uko Imana. Yes. Yego. Uko nyine ko Imana yampitiyemo. Yabonye ningana nkuko kwa wenda hari ibyo nzoharibisha. Hari ibyo uzangiza. Kuko nari kuza nambara utuntu turi kuri size tugufi nka sireyinga, nari kuba ndi mu bicu gusa. Meze ngo hi guys. Hi. Wow. Ariko uri mwiza cyane. Ufite amatama, ufite utwo dupfundo turi inyuma hano. Isabelle uziko mu Rwanda bagufunga. Yego. kubera nuvuga ngo iryo ni ikibagita ni hotel uri ku hotel bafite utwo dupfundo nadushekeye n'ikise babyita iki birahaba ni discrimination guhonyora ikise ni nko kubwira umuntu ngo wowe nguri impumyi usuzko babiciye ikimuga kandi bavuga amatwi nta hantu rihuriye n'ibyo none usko bitemeye kubwira umuntu ngo urabyibushye ntago ari byo ntago byemewe baragufunga ntibemeye kubwira umuntu urabyibushye ngo se ko byibushye cyane cyangwa ko unamutse cyane oya kubera ko abantu badukurikirana ntago tuba tubazi uyu muntu ntabwo n'ukuri nta bipfunda afite nuko ntago narimbi ngo mwarine ngo turadupfunda afite n'ukuri ntago narimbi niko ni ikiramwe cy'Imana kandi buri ahantu bakunda kuvuga ngo twese turemwe mu ishusho y'Imana uzuzemera ntago njya Isabelle ntago wemera oya twese turi mu ishusho y'Imana hari umuntu mizari ntekereje ishusho y'Imana atari isura yego ishusho y'Imana nuko none Imana igira ishusho
irayigira nyine uyu Imana ntashushigira kuko Imana ntizwi Imana gasi umuntu niwe ugira ishusho baravuga ngo Imana none se bavuze ngo dusa n'Imana mu mwuka nuko yaduhumekeye mu mwuka wayo baravuga ngo wowe utazi Imana irasa nawe yego kubera ko umwuka wayo rekana n'imyuka abuzingi buri Imana irasa nanjye yeme mutubwire abantu badukurikiye Yesu agira isura Imana igira isura so impamvu nari mbivuze hari umugabo uba kuri TikTok agira ibihanga cyane akunda guhamagara ngo shetani muze mumuremba uramuzi akunda gukora utuvideo agira urucyo cyane ururimi imbere abantu nkunda no kumpostinga so rero twese rata turemwe imishusho y'Imana Imana ifite ibicece Imana ifite ibicece none niba sa nayo ifite ibicece kubifitemo kabibi ngahe ntawomenya so umva twa tugiye muri story ariko twa tutarakira uyu mama mwiza cyane ufite insokozo nziza afite igikara ndakibatuye urasa na mama igira igikara cyiza cyane karibu papa wa n'inzobe munda papa wiwe nawe mama we ni igikara mama ni igikara na papa ni igikara mama namujitse iyi nzobe nayikuye he we yari inzobe ngo ni izuba ryamubabuye kandi mama wiwe none arasa nkuko kwanje neza mama ni igikara izuba ryaramubabuye mama we ni igikara ngo ariko munda ya mama we ni inzobe none ko none urasanga nyoko kuri ari inzobe cyangwa banyogosenge ntubushaka ntago nabimenya mwari mutaranyakira ureba amagambo yose twavuze tutarakwakira anyway turishimye kuba hano kuri channel yawe Elizabeth Official iby'agaciro kuba hano turagukunda tugukurikirana buri munsi ego so amazina yitwa Queen Uwase Amanda ndi umugore mfite umugabo umwe ari nazo umugabo umwe w'umunyarwanda ari mfite umugabo umwe w'umunyamurenge none tawomenyeje umutuyogira n'abandi uzi ko bizogenda se imbere uzi ko kera polygamy iwacu yari yemewe nta muntu uzi ko bizaramuka ejo kwanza polygamy ngo kubana navuyeho ejo ukanga ko wowe ugira babiri iwe akagira abagore batatu ariko abagabo babiri ntago babaho ahubwo umugabo agira abagore benshi ariko umugore agira umugabo uzi se utandukanye n'uwo muri kumwe nyine ugashaka uwundi ubwo ufite abagabo babiri oya mfite umugabo umwe w'umunyamurenge mfite abana babiri nkora kuri Deputy TV show thank you Okay, murakoze cyane murakoze ndabiyegereje cyane kuri Elizabeth kera naye nanga umuntu mpamagara ngo Elizabeth nakundaga ka Isabel ariko Elizabeth nasanze ari izina ryiza so ndabiyegereje cyane aba mama ndabakunda cyane kandi nabibabwiye kandi nabo barabimbwiye ukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba ariko iyo ufite umuntu ukunda nawe akabagukunda muruzuzanya so Imana ibaha umugisha nabatumiye mwemera ubutumire bwanjye Imana ibagirire neza Imana yivange mu byanyu thank you so much so ku bantu batabazi hari ibibazo nagira imbabazi bitari birebire kumva abantu ntago bagikunda ibintu birebire utuntu tugufiya abantu bamaze kuruha mu mitwe kuri YouTube hari ibintu byinshi okay nagira mbabaze Queen ni muntu ki nyuma ya kamera atari kuri kamera uri muntu ki nyuma ya kamera ku bantu batakurikirana cyangwa bagukurikirana kuri kamera ariko se ku bandi batakuzi bari hirya no hino mudaturanye uri muntu ki urakoze okay cyo kibazo kizagisa n'ikigoye ngo uri muntu ki ariko nyine ntago umuntu yabura uwo ari we ya gusa kwivuga nabyo bizasa n'ibigoye cyane kubera ko ntawo kwivuga ibibi nakose ndingo nje kuvuga ibibi barabimvugira mbaza babivugaga ariko wowe uzuguma kivuga ibyiza no kuvuga ngo ngiye wenda uko nitekereza uko meze ndi umuntu ugira amahoro menshi amena amahoro pe kandi nanjye nkayatanga hari abantu bagira amahoro mu ngo zabo ariko ugasanga hano hanze bagira akavuyo sinosumba umuntu oya ntago bishoboka ntago nasumba umuntu ngira amahoro menshi kandi nanjye nyine muri nge nkayumva nkumva ndatuje naba mfite amafaranga naba ntayafite naba mfite ikibazo kimeze gute nkora numva gusa mfite amahoro nukuri niba ari ubupfu agenda ngira ngo n'ubupfu oya uko no kwiha amahoro aho rero dutandukanye ngewe hari kiza kimbuza amahoro okay nkaba ntariye wenda nshonje ariko nabonye ibyo njya ninjoro ntafite ibyo nzaryeje
nza njyama kumva ngahetsa nkumva mfite ubu hano hanze haje indwara nyinshi umuntu asigaye aryama agapfa hari igihe umuntu asigaye agira amastress menshi umuntu akikora ibibazo adafite gukemura rero sinza ntekereza njewe sindi muri abo nuko ikindi nkunda guseka ngiye ibyishimo byinshi kugira no mu kanwa heza asante chérie ariko iyo ndahantu hatari positive vibes ahantu abantu barakaye sinza nkagera ariko ahantu hari stories ahantu hari ibyishimo ahantu udafite amakimbirane aho ningewe ubuhari ikindi ndi umuntu wita ku bintu bike bishoboka bike nshobora kuba ndi don't care mu miterere yanjye sinza nita ku bintu ngo ibihise byose ngo ukurikirane habe n'ivyanje rimwe sinza mzibuka rero ndi umuntu ugira ibintu bike zo gutekereza ubanza niyo mpamvu ngira n'amahoro urakoze cyane ku bantu batari bazi nyuma ya kamera n'uwo muntu ni umunyamahoro kandi namwe mujye mu muhamahoro nyabice umeze neza rero ngewe meze neza ariko yewe uriya muzamuna kuri kamera ni wenjye biza bingora kwihindukiza no kwihinduriza ni ukuvuga ngo ngewe nkunda akavuyo sasa nkatinya ubukene buragatsindwa nza ndwara y'ifaranga nashiriwe pepepe na furi zanjye yashizeho si wewe wenyine mama si wewe wenyine nza ndwara nkumva ndashushiwe nkumva nabuze amahoro nkatuza ariko byibura kuri mpesa received igezeho hanyuma nkunda ahantu hari kerere barwanye bari mu birori gusa hari akavuyo wirinda ahantu barwanye bagutera ibuye mu jisho ugasigarana twariterana ko nagiye n'umunyakavuyo nkunda ahantu hari akavuyo hano muri Kenya hari ukuntu twahageze dusanga baza batwika abajura iyo mbonye hano bari gutwika umujura ndamukurikira kugeza ahindutse ivu ngo iki kugeza bamaze no gukubura naho yahiriye mana yanjye aho niho ngenda bafasha no kubakubura ukabona umuntu ari gushya ngira amatsiko yandi yo gupfa ijisho bakazarikuramo ijisho rizarivamo ndi kureba nkavuga ati reka ndebe tapi igiye gukurikiraho bakavuga ngo abagore bari hano mu mufate mujye kumutwika ari kamanukana ntabwo ujye ujya muri mandamano oya nabwo nuko atazi kwiruka nico nuko bakora urugendo rurerure ariko ibera nk'ahantu hamwe mandamano bagendana moto imyigaragambyo hara nyine niho mbarizwa baba bayikore nko mu kibuga cyangwa ngo tugende nagenda kabisa uwo rero niwe ngewe nta kibazo ngerana n'umuntu ariko kandi nkanga umuntu ushomboroza kuko nanga umuntu iyo gushomboreje bigenda iyo shomboroje nona mwikora na murya amenyo sinoshobora kumwihanganira nanga umuntu ucokoza amahane yanjye azamuka vuba kubera ko niba reko nta nayo ngira ariko iyo ushatse kunshomboroza turazamuka yego okay murakoze cyane umva nukuri mujye mwirinda kubabaza nyabicece agira amahoro ngo ariko iyo umushomboreje namwe mwiyumviye simbisubiramo so murakoze cyane murabona YouTube ni akazi kandi murakora amanywa na nijoro umva mukora ukwanyu kose pe abo nge narinzi ko mubana narinzi ko muturanye inzu kuyinda ariko ahantu nabasanze umva ni nko mu Bugande ni Kigali ntibaturanye ariko uburyo bahora ni kigaragaza ko mwashyize hamwe so nagira ngo babaze ikibazo nakaye kandi kazi mukora atari YouTube akandi mukorera inyuma atari kuri channel nakaye kandi batako mvuge ndakubujije kubura akazi nkubujije kuba umushomeri anyway dukora makeup turaba makeup artist muzi guconga ati imwe bitabaho no gutera lashes zawe lashes kandi apana biro makeup kandi lashes zo kubera apana bene bino bigera nkino dutora twise nzazitunshire kuri kose sinzahumari ntago waho dukora makeup ariko ntago tuyikorera abanyafrika uwo dukoreye umunyafrika abayita muri market tuba twitanze niba wigomye urumva nukuvuga ngo twekwe amafaranga tubaca ni nkaho wenda ariyo azatera
jam ino bagashaka nko kubura ariko iyo ari nk'iriya hirya haba niyo nk'amadolari 200 kera twebwe aba yabaye kumva ariko hano ngo 5,000 ukirirwa kuri tero waconze kandi birarusha umugongo so nibyo ngibyo ariko tubikora cyane cyane bavuye hanze bakomeza baduhereza akazi hanyuma tukagira na debut dera ariko nazo ntituzicururiza ino hari ukuntu nyine ifaranga zaho ari nziza ariko iyo zigeze iriya ziba nziza kurushaho muri Amerika tuzohereza birenze cyane dera tukazibahereza umuntu wese uyikeneye yanyura kuri Elizabeth akamutugezaho tukamuha ibyo ashaka wow murakoze cyane okay kwira rakoze cyane ku kibazo nari mubajije hanyuma muri nk'abavandimwe kandi ntago muhuje umurara muri inshuti mwandi nyirabukwe okay wow so hagati yawe nawe ninde wazanye igitekerezo cyambere cyo gufungura YouTube channel ese uwazanye yabikuye he niki cyamuteye imbaraga zo kugira ngo abe yaganiriza mugenzi we ninde wazanye icyo gitekerezo njyewe akizanye twarakoranaga twagiraga salon de coiffure dukorana abanzure noneho iyo salo tuyikorana no dukora inzara dukorera abagore nuko umunsi umwe nyine njya muhugurwa ahantu numva barimo barigisha ibintu byo gukoresha ikoranabuhanga twari turimo turabanyamurenge benshi duhura n'umugore w'umunyamurenge witwaga Nkunzi Diane yagiye muri Canada yagiraga channel yitwa Ibihe TV show atanga ubuhamya bw'ukuntu bishoboka ko wakorera kuri izi imbuga nkoranyambaga ariko ukakura umusaruro w'amafaranga icyo gihe avuga ko amaze gukora yabaye na monetize ngo ku kwezi twe turimo yarahembwa $100 kandi yabaga ari menshi kandi yari umuntu utuje udasakuza cyane ndavuga nti wayingewe ufite umunwa ungana gutya reka njye ariko ntago ari munini ni muto ndi kubona imbere niho hanini reka ibivamo n'inzo binini ndavuga nti mfite na mugenzi wanjye hano nawe nzi ko torohewe wamusangiza iki gitekerezo tukabikora naho nagiye muri salon sango yari mu bimeme ndamuganishira ibimeme harya ibimeme by'abagore ariko koza abantu yashishikaye ndamwashira birarura tugende hari ahabonetse $100 ni uwo mugoroba twagiye dubwira Moses 9 TV adufungurira adukoresha ikiganiro cya mbere twita cya Proding naho niho byavuye okay murakoze cyane hanyuma ni cyo kintu cyabagoye mu gifungura YouTube channel so ndabizi ko iyo umuntu yafunguye YouTube channel mbere kugira ngo agire undi muntu aho igitekerezo umutwarewe umunanda wiwe ariko iyo jambo zavugika nabi ayi wowe ndarikunda njewe Munanda wiwanje yeah ni umunanda niko kera baza bavuye kutsinda so ukabwira umugabo wa mukimara kubibwira abatware banyu barabashyigikiye ariko hari igihe ujye uhita uhura n'ibintu biguca intege ari bugitangira ni cyo kintu cyabaciye intege mu gitangira YouTube channel okay icyo cyaduciye intege twitangira YouTube channel ubundi tukimara kumva igitekerezo ko tugomba kugikora ariko ari ubundi twagiye gukora ikiganiro cya mbere twabwiye abagabo niho tutababwiye ndababujije nukuri cyo ko twarababwiye ikiganiro cyaso ngo twarabacitse kuko rega igitekerezo cyaje ako kanya uzi ko cyaje tukabikora ako kanya kandi ikintu cyashaka kanya tugishyuhiramo igitekerezo cyaje turi muri salo abagabo rero bagiye mu kazi noneho ni n'uwo munsi twese tunakora sinibaza ko bari batashe ngo tunababwiye reka twabibabwiye nijoro twabwiye ati muri kiganiro murabona bimeze bitwakoze neza dusanga nabo rwose baradushigikiye pe bamaze kudushigikira n'ababyeyi baradushigikira kuko ibintu byose bijyanye n'akazi kame kandi hano muri Kenya ubuzima buragoye sibanga ariko challenge wenda yabayemo ni abantu bandi bo hanze wenda badafite bene wacu badafite nico bavuze cyane ku buzima bwawe ariko ngo wishyura inzu kuyahe matariki wasanga n'uwo uri kwayumvuga nawe atayishuye akamba yifataga amagara nk'umugabo wawe akubwira ko ukora mwemereye nyine ngo agenda abakayayi ku musozi ngo amenyo y'abaseka
undi akambwira ati iyo ni undi akamabwira undi ngo kurana n'abagabo ntabo bafite ngo hari umugabo muzima ngo kwemera ko umugore waje kuba akayahara kuri YouTube ukumva twize guca ku bagabo bamwe hariya bagiye mu kabiri b'abayumbe bita abayumbe bitaga abayumbe kubera ko ubu nyine abayumbe ni bake sinzi ko babiri bageze kubera yuko abita ko ari abayumbe nibo benshi kandi badafite imbuto z'ubuyumbe nyine ubuyumbe ngira ngo ni umunyamasengesho kuko umunyamasengesho ntazavuga ubusa bahayasenga tubanyuzeho bakavuga ngo imburamukoro uwo mutwe tuye mu kiganiro kandi bakameka ngashobora kubyumvishije aho umuntu abera umugome yego ariko akakuvuga akameka ngashuwa neza kuri iyo jambo ryakugezeho kugira ngo riguce intege so ariko bakatuvuga nyine gutya kwa izo challenge duhura nazo ariko ndashima Imana ko ibyo bavugaga ngo turi imburamukoro bakavuga ngo abagabo bacu sinzi ukuntu bameze kubera ukuntu natwemereye ko tuja kumenya ndashima Imana ko abagore babo ubu nyine bahaye bakora YouTube neza Imana icubahiro nta cubahiro nyine ni ukuvuga ngo bihutiye kutuvuga batazi ko umugore we ahubwo we noneho ubu nyine abagore baba bari mu gutaka ngo muduhenga ibiganiro wakwibuka ijambo umugabo we yakuvuzeho ngo uriye igiki ukumva nyine aguciye nk'intege ariko nta bindi bitutsi abamambure bagira uretse akayayu ariko nje bimaze sinza numva ari igitutsi pe akayayu Yesu ejo ndajya nazambwira ngo umuntu ufite ubuyayi buhagije abuntiza kuko akayayu ni kugira uti nge ntabyo nzi mba numva atari n'igitutsi mu kinyamenge ni igitutsi murakubwira ngo akayayu ngo kubwira ngo urishashe kuko ishashe n'izigenda ni ibyo ngibyo twahuye nabyo ariko ubundi ibindi byari bisanzwe kandi iyo umuntu atari umugabo wawe cyangwa nk'abe famiye ya hafi aba ari ibyo ngibyo byo kuva kuvuga nyine Queen arakoze cyane hanyuma hari ikindi kibazo ngiye kubabaza ngiye uko mbazi nuko abandi babazi iyo muri mu kiganiro muba muri guseka muba mufite ibyishimo byinshi cyane ese iyo muri gukora ikiganiro muba mugira mukurura abantu views abashuti no hanze niko biba bimeze no hanze muri inshuti muba mugenda uburyo nyabona kuri nimba ari ukwitetesha byaranyebeye ari gukora ikiganiro na Aline aze amatembagara akama muryama so no hanze muri inshuti muragenda namuhora museka ako abantu bababona kuri kamera ni nako bababona hanze mbese ikintu nakubwira kuri YouTube ibintu nibi YouTube ikunda umuntu uza uko ameze apana utigira undi muntu kuriya mutubona kuri YouTube izi nizo character zacu nkuko tujye tukubona ku gatuti usirimba uriya ni wa Isabelle nukuvuga ngo ushatse kwigana kuri usirimba hariya navunika cyangwa se nahakura n'ibindi ntazi kandi n'abandeba nabo batabona ko ushatse kukwigana ruvuga ngo YouTube ikunda umuntu uza ari we uzuri wowe ntwihindura undi muntu so rero twege twaje turi twebwe muri inshuti no mu buzima busanzwe ubushuti bwanjye na Queen bwo tiwo buvuga none bwarenze n'ubuvandi ntago tukiri abavandimwe ruvuga ngo ibintu byose murabisangiye turi nk'impanga niko nabyita nuko ngo turi inshuti muri iminsi nuko mfite uwundi n'inshuti ariko ndakubujije gumana Queen ni inshuti yanjye ariko naje kuvuga mu bijyanye n'ubuzima busanzwe no mu kazi hose inshuti yanjye magara uko bimeze naho kwishimagaho ntago kwishima wabyishaka ni ukuri ntago nzi ko byosho ngo namanisha narango ngo ari naravuga ikintu ntafite guseka mu mutima ngo n'ubundi biragenda akagaragara kuri kubyishakamo ariko nyine kwishima n'ibintu byacu niyo duhuriye hanze ya Aline biragoye kuzotubona ahantu tuticaranye iyo tuticaranye tuba turi gukubitanaho amaso tumuzi gucicikana nko mu ikanisa mukaba mwakubita nk'agatwenge nyine habaye nk'agakoryo mu rusengero rya budukoryo ngira ngo buri muntu abari muri bibiri nk'ipantaro ikamicika atabibonye bakamenya ngo iriya pantaro iracitse oya ntumbwire baze bashiramo indodo nyinshi urugero atanze ariko ushobora no gushima ugakotora ukavuga nk'akajambo nyine ukamuturika mu gasa cyari nk'umuntu ukunda kwiyemera yavuga nk'akantu nyine ukumva ariyemeye akarara hati nanone uradukomye Imana we mu rusengero tuza tuba hamwe so ndi kugana ku musozo ni cyo kintu cyiza sibyo kugeza magingaye harya niko bavuga magingaye nicyo kintu cyiza mwakuye kuri YouTube
kitatuma mureka umva kitatuma mureka gukora kuri channel yanyu. Nukuvuga ngo kuri YouTube tumaze kwakora ibintu bibiri. Twahakuye inshuti mu buzima zitatuma tureka akazi. Kuko twaba ni nko kwirukana inshuti mu buzima bwawe kandi nicyo kintu gihenze umuntu aba agomba kuba afite. Twahakuye inshuti z'umumaro nziza, inshuti mbese. Icya kabiri twahakuye amafaranga. Murasana amafaranga. Turasanayo uko biri kose. Harabayo gusa n'abantu. Gusa ariko uko biri titwaye tuyafite. Ayo tuza tubona ntitwayagiraga. So rero ubu ngubu turahembwa. Iba kibaze umuntu wicaye muri Kenya agahembwa mu madolari. Wow. Ubu niko kuvuga ngo naje ndera igifu hari ibipfundera hano. Kari akazi ko hanze. Ako none bazabaha ibinini buri munota. Nuza mbiha ibinini gusa nkaguma nuko mukajya kubana mukabona amafaranga amadolari aje kuri telefone. Kuri pe twakuye kuri YouTube. Twasanze tutarabo twiyita ko turibo. Hari ukuntu umuntu azayisuzugura muri we. Ukavuga ngiye kwini ndaho nta mafaranga mfite menshi ukumva nta gaciro ufite karenze. Ariko iyi YouTube yatugize abantu bagaciro. Twese turi abantu b'umumaro ku bantu. Hari abantu bahora bishimye ku bwacu. Ari nayo mpamvu ikomeye yo tuma tutabireka. Hari umuntu uba ufite ama stress menshi yataha nkari n'abagabo bajya hamagara abagabo bakuru. Akavuga ngo iyo ntashe nkareba debut. Njye numva ibitekerezo biruhutse ku rwego. Icyo nicyo kintu gikomeye cyatuma tuva. Umuti wa stress. Tuva kuri channel. Rero kuhava ni nko kwicisha abantu stress. Kandi ntago twa dufite umuti ngo tuwubime no kuri muri bene wacu. Ni cyo kintu kibabangamira cyane. Kibabangamira mu gukora kwanyu. Ikintu cyatubangamiraga ni kimwe. No gutira ibikoresho. Wow, ntimumbwire ko mufite ibyanyu. Ubu twamaze kubona ibikoresho biri full package. Wow. Kira tukamukamera no muntu. Dufite ibikoresho byacu. Oya. Byo nakubwiye ngo twagira umugisha twegeye kuri iyi mihanda. Twabonye ibikoresho byacu byose tudatanze igiceri cy'icumi cya debut. Abo nyine mufuka wanjye ntakoze n'icumi, kwina ndakoze mu mufuka igiceri cy'icumi, abakunzi bacu gusa. Batugura ibikoresho byose biruzura. Urumva tutarahiriwe cyane ukuri. Rero urumva kwitesha umuntu nk'uwo ubwo ibyo ari byo bike nkubwiye badukorera. Nge nigeze gukuka iryinyo. Oya kumbona se nta gihango ufite. Baramuhamagaye ivyo bitwenga useka nta ryinyo ugira akira shira iryinyo. Iki gusera iryinyo nawe bisama $300 mu gitondo cakare. Mubona uryamye ku gatandatu. Nituva kuri kamera uranyereka iryo ryinyo. Kuko ndi kubona yose asa. Ribona kugora ni iryinyo rihenze nyine. Nuko urumva ibyo ni ibifatika nkweretse. Dufite inshuti dushobora kuvuga ngo twabonye umupfakazi cyangwa twabonye umuntu ukennye ufite ikibazo kiniki mwadufashije tukamugurira ibyo kurya nawe akarya kareka guhangayika direct. Wow, murakoze cyane. Tugana ku musozo hari tubazo nshaka kubabaza. Ese Queen cyangwa Aline nabahe basari b'abanyamurenge mujya mwifuza gukorana nawe ibiganiro? Ye baba mbonyi we mbonyi ariko zabe buri akuzo sirimba tuvugisha ukuri kandi ukabura umuyumbe nyine wageze muri ziriya kanisa zimeze nka neza tahantu waramboneye mbonye amaso kuyandi mbonyi si rimwe si kabiri twagiye duhurira muri ejo bundi gihe nzungu yarari i Kigali hari indirimbo yasohoye nyinshi twari twicaranye gutya ne nicaranye na mbonyi na Gabi Kamanzi ni inshuti yanjye Gabi Kamanzi ni inshuti yanjye n'ejo bundi kuri anniversaire yamaye gift nziza ndagushimiye n'ukuri. So mbonyi rero si ubwa mbere nyine buri iyo umuntu ari kure yawe cyangwa umuntu afite izina so ni aba ari umuntu ubu wifuza ntamukora mu ntoki buriya nawe hari abantu bagiye bifuza kuba kandi nanjye uziko ari ubwa mbere mboranye na Queen ntago tuzira uretse uyu muvanzi twahuriye mu bukwe nuko ngo twege twifuza guhura na Mbonyi uwo n'umusitari wa mbere uwo n'umusitari wa mbere w'umunyamurenge umuntu wa kabiri nimba ari umuntu uri hambo uzanamwandikira azakubwira ati hayi urazibona hari groupe tubana ndarara nyigushizeho neza ni hari umunsi nigeze kwandikira Bruce Melody aransubiza kera nyine nkiri umukobwa nyine kera tugiharaye za ndirimbo zisi
umva nari meze nk'umuntu se wakoze ikisi ubwo naragusubije urishimye narishimye ni nk'umunsi nosuhuza mbonye akansubiza mbonye ndamukunda pe ugeze kuri iyo groupe ngiye nkunda mbonye cyane uwa kabiri mba numva nifuza ni mama pasteur yitwa mama wa ntuza Mignoni se no Mignoni se mama Tracy no mama pasteur wa Fosque nende Solange yo ndakubujije ndakubwira ibintu bibiri uriya mubyeyi nge ndamukunda personnellement yanjye mba mbona ari umukristo cyane mba mvuga ngo icyazamwicazanya nawe akandambikaho ibiganza akavuga ngo ari nguhaye umugisha wa kibyeyi nkamasohoka diri nkakubita amabono nkagenda nicyo kintu nza mpuze na mbonyi niba bishoboka wa mana we uzamuze na mama Solange andambikaho ibiganza avuga ngo ari nguhesheje umugisha wa kibyeyi nkawe sibyo nzaba umugore nkawe nzaba umukristo nkawe mbese urega bariya uriya umubyeyi ufite skills IQ ni ukuvuga ngo andambitse njye nemera amavuta yabo cyane avuga ni uyu ni umubyeyi angize ngo ambulensinze n'umugisha nabamutahanye nazamuka muri Kenya nasaze mvuga ngo nzamukanye umugisha w'umubyeyi umva ari ni kuri abo bantu bose nimba hari umuntu ugira umutima mwiza ukunda n'abantu sure ni mama Bishop nongewe turakundana ugira ngo umukobwa wiwe uzarebe kuri status yanjye tugirana amafoto nk'igihumbi nimba aranakuzi ndakeka akurikirana ibintu bya social media cyane nukuri ariko shako yamenye kuko cyagiye hatrendinze nyira gafaka video kiwe nakishimiye mu kuntu ariko nyire twari muri blogs oya nakubona nimba ufite no kujya mu Rwanda kandi n'umuntu nawe akunda n'amafoto ati mwana muzifotoza kandi n'ikiganza zakikurambura aho uwo munsi uzasengera muri Fosque mvuge ngo aho hari umuntu ntutahe mutabonanye n'ukuri pe okay abo ni abantu babiri nta wa gatatu abandi bo batagoye kubona katwe afite inyama n'amaraso n'abandi batagoye kubona we ntabo nimbonye gusa nimbonye nta nabandi ntabwo uzabifuza guhura na gitwaza ngo gitwaza se namukura ariko umuntu ajya yifuza byafura gitwaza uri muri Amerika ibone se ntageze muri Afrika ageze muri Afrika uko biri kose mpampa mvuga mbonye nabwo nuko mfite urugendo rwo kujyayo nkaba natekereza ko kiriya gihugu ari cabarizwamo nkaba namugera none se gitwaza ntaba ari mu Rwanda nta afite itorero cyane ko mu mpera z'umwaka kenshi abahari ni nk'inzozi za buri munyamurenge kubona gitwaza ubundi gitwaza na mbonye aba bantu baratuyoboye muri ubu bwoko turimo iyo aba ari nk'ubuyobozi bw'iwacu gitwaza ari nka president mbonye ari nka ministre okay umva njye nazanambaza president mvuga ko gitwaza ubundi se uri yatumariye mayi wanje mbiswa hano ni kubayumve nibyo aha umva yeme ndabashimiye nyabicece ndagushimiye uri umuntu mwiza kandi nimba hari abantu baseka ku bwawe uri wagaciro turagukunda cyane Imana ikomeze ikugirire neza kwini nawe wakoze cyane uri umumama mwiza Imana iguha umugisha Imana ikomeze siko ngiye kubasengera uri senga yewe mayi wanje tuzodusenga kandi ndakubona mu mateka niyo mpamvu ngiye mbakubwira ngo icyama bari abakozi b'Imana bose bakandambikaho ibiganza barangiye nemera umuntu wese usenga akavuga gusenga biragoye guhaye umugisha agenda gusenga biragoye kandi iyo uhawe umugisha n'abari abantu basize Isabe no gusenga cyane gusenga buri ariko kandi igihe ugira ikibazo wasenga ukumva uraruhutse kandi gusenga kandi ikibazo kitarakemuka bikavuna okay ntabwo urafukama isaha imwe sinshobora aba ari igihano uzi usenga inyuma hari imisego nk'itatu nzamera gutya nyine ntisegura ariko oya sinzira iyo navuze ngo nugusenga ariko uzawicara ntabwo ugifukama njye hari igihe nzamfukama akenshi ndamfukama ku gitanda ariko nkarambika umutwe urya ku gitanda ntabwo masinzira uyu nguyu yaba yageze kure ari kurota yeme ndabashimiye Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza Imana ivange mu byanyu n'abatware banyu so ndabashimiye so gira ikintu wabwira abantu ijambo rimwe
na Aline turangize ikiganiro. Ijambo rimwe nabwira abantu turabakunda. Icya kabiri mushigikire Elizabeth. Ni ukuri ko Imana umuntu wese uri kutureba aya masaha turi kuvugana ukore subscribe, usharing ibiganiro byo kugira ngo nawe ariko amadolari azuyajya. Mukomeze nyine mumuha amafaranga, akomeze ase neza nkuko iwega niyo yisize biza bimufata. Hari ukuntu abantu bazabisiga ntibikunde tukisiga bitanga. Imvura iguye hano hanze. Nigo. Rero ngo Elizabeth mukomeze mushigikire, mukande subscribe kugira ngo mukomeze muteze imbere kandi uzutubwira ibintu byiza. Hari ukuntu nyine uzuvuga kabona ntandukanye nawe cyane utaratibu uvuga ibintu ngo Imana gacanganyikirwa cyane. Murakoze mwana ugira ijambo uvuga dusoze. Ijambo ry'Imana rive mu mitima yanyu. Hallelujah. Mukunde gusenga no gusirimba. Isabelle uzanyigishe gusirimba. No kwigisha se gute? Oya uzoshiramo nk'agasirimbo rimwe ngo tugende gutya. Gira gutya turebe. Ugiye gutya. Zamura amaboko. Ayi wazafuye. Oya naba Kongomani. So yes. Nuko rero mwakoze kudutumira hano kuri channel yanyu, turabyishimiye kandi courage muri ntangarugero mu bagore. Abagore bashobora nk'ibyo ukora ni bake kandi turabikubahira. Ukijwe kandi ugakunda no gukora. Murakoze. Ikindi ntugacika intege, amagambo y'abantu gayo niko baremwe niko kazi, ariko ntuzacika intege. Turagukunda cyane kandi Imana izaguha umugisha mu byo ukora byose. Thank you. Bye.